muraho neza bankurikiye muri uyu mwanya n'ubundi wo kwiga inyigisho za Bibiliya. Bahaye ikaze abo turi kumwe ku migabane itandukanye y'isi kugira ngo twungurane ubumenyi. Reka twongere kandi tubararike buri wese utwumva. Karibu dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, turagukeneye, turagushaka, turakwifuza muri uno mwanya kwiganira ijambo ryawe kugira ngo ubane natwe muri zose, ureke ubushake bwawe ari bwo butuyobora kugira ngo ushobore kuba icyawe none n'iteka ryose kubwawe Yesu, amen. Ubu nyine tugiye kwinjira mu gitabo cy'ubutumwa nk'uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwa Luka nibwo tugiye kurebera hamwe kugira ngo bidufashe kunguka no kungurana ubumenyi. Ntabwo ari kubwiriza ahubwo ni ukwigisha kugira ngo twungurane ubumenyi no kwibukanya. Ndabizi kuko abadukurikira benshi muri abarimu, abandi ntibabonye uwo mwanya wo kugira ngo bicare ku ishuri, ariko ndazi kuko n'uwize aba akeneye kugira ngo yongere yiyibutse. Reka dutangire tureba igihe ubutumwa bwandikiwe. Ubutumwa rero bwanditswe mu mwaka wa 63 nyuma ya Kristo cyangwa nyuma ya Yesu. Umwanditsi n'ubundi dusanga uwanditse ubutumwa ari Luka muganga. Luka muganga niwe wanditse ubutumwa. Reka nibura turebe twifashishije icyanditswe, nubwo tutashobora gusoma ibyanditswe byose, ariko nibura turebeho bikeya bishobora kudufasha. Wanditse ubutumwa ko ari Luka muganga, ibice 4 n'umurongo wa 14 mu gitabo mu rwandiko rw'Abikolosayi. Aravuga ngo Luka umuvuzi ukundwa na Dema barabatasha. Luka muganga ukundwa hamwe na Dema barabatasha. Ngo rero ni kitwereka kuko Luka ari we wanditse ubutumwa. Rero turebe impamvu, kuko buri ijambo ryose, buri rwandiko rwose n'ubutumwa bwose buba bufite impamvu yo kwandika ubutumwa. Ni ukwerekana Yesu nk'umwana w'umuntu kandi w'intungane. Abo yandikiraga nibo yashatse kubereka kuko Yesu ari umwana w'umuntu w'intungane, kuko abo yandikiye n'Abagiriki kuko twabivuze n'ubundi, ariko ashaka kubereka ko ari umwana w'umuntu w'intungane utunganye. Abantu nanone ubu butumwa ni ubutumwa bw'imivugo, kuko butangira n'indirimbo bugasoza n'indirimbo. Niyo mpamvu bwitwa ngo ni ubutumwa bw'imivugo. Ubutumwa bw'imivugo izwa icyo kiza kidisa ngo ni mashahiri, imivugo. Reka turebe imibereho y'uwanditse ubutumwa ari we Luka. Imibereho cyangwa imiterere yiwe, uko ateye, kugira ngo tumenye Luka uwo ari we. Ijambo rya mbere dusanga Luka yari muganga, dogiteri, muganga w'imibiri, muganga uvura. Yari yarize iby'ubuvuzi. Icyo nicyo cyarangaga Luka. Icya kabiri mu miterere yiwe n'ubundi, ibyo yanditse yabikuye ku bagendanye na Yesu mu itangira ry'ubutumwa bwiwe, kuko we ntiyagendanye na Yesu, ariko ibyo yanditse kubera ko yari umunyabwenge yabikuye ku bantu bagendanye na Yesu
mu itangira ry'ubutumwa bwiwe. Ubwo ubutumwa bwatangiraga, Yesu avuga ubutumwa aza ku isi mu buryo bw'ivugabutumwa cyangwa mu ivugabutumwa rya Yesu n'abigishwa. We ntiyabonye uwo mwanya, ntiyagendanye na Yesu muri za nduma 12, ariko kubera ko yari umunyabwenge yanditse ubutumwa abukuye ku bagendanye nawe. Icya gatatu, nanone yavutse mu muryango w'Abayahudi, ariko yanditse mu rurimi rw'Ikigiriki. Icyo nicyo cyamurangaga, ko yavutse mu muryango w'Abayahudi w'Abayuda, ariko yandika mu rurimi rw'Ikigiriki. Icya kane, yagendanye na Pawulo ibihe byinshi, agendana na Pawulo. Ni ukuvuga ko birashoboka kuko byinshi yabikomoye kuri Pawulo, kuko Pawulo azi byinshi kuri Yesu. Nanone ikindi kimuranga mu miterere yiwe, yari umunyabwenge bwinshi cyane, umunyabwenge wize. Aje kwandikwa ubutumwa abwandikira Abagiriki. Turebe nanone uko kigabuye cyangwa uko buno butumwa bugabuye. Iki gitabo rero kigabuye mu bice 4. Igitabo cy'ubutumwa bwa Luka kigabuye mu bice 4, reka tubirebe. Igice cya mbere no guhera ku gice nyine cya mbere kugeza ku gice cya gatatu kiravuga ukuntu Yesu ari umuntu ukomoka mu muryango w'abantu. Yesu ukomoka mu ruzaro rw'abantu, niho ubutumwa, niho igice cya mbere kivuga. Yesu nk'umuntu ukomoka mu muryango w'abantu cyangwa mu ruzaro rw'abantu. Naho igice cya kabiri kiravuga ubuzima bwa Yesu nanone nk'umwana w'umuntu. Icya mbere twari tuvuze kuko ari umuntu, kuko yabonetse nk'umwana w'umuntu w'intungane, kikavuga ukuntu akomoka muri urwo ruzaro rw'abantu, ariko kandi ari umuntu w'intungane. Icya kabiri kiravuga nanone ku buzima bwa Yesu Kristo nk'umuntu, ariko umuntu w'intungane. Ni uguhera kuri 4 ukageza kuri 21. Igice cya gatatu no kuva kuri 22 ukageza kuri 23 kiravuga urupfu rw'umwana w'umuntu ari we Yesu Kristo n'imibabaro yiwe. Urupfu rwe n'imibabaro ye. Igice cya 4 kiravuga nanone kuzuka k'umwana w'umuntu ari we Yesu Kristo, no guhera ku bice 24, ari nacyo gice cya nyuma. Reka tuvuge abantu bakuru muri iki gitabo cy'ubutumwa uko bwanditswe na Luka. Abantu bakuru b'ingenzi bavugwa muri ubu butumwa, turabonamo abantu bagera ku 8. Abo bantu nibo babangaba bakurikira. Uwa mbere ni Zakariya. Uyu Zakariya rero niwe se wa Yohana Umubatiza. Niwe se wa Yohana Umubatiza. Uyu witwa Zakariya niwinjira muri ubu butumwa uzasanga uwitwa Zakariya niwe se wa Yohana Umubatiza. Nanone uwa kabiri akitwa Elizabeth cyangwa Elizabeth, nanone akaba nyina wa Yohana Umubatiza. We niwe umubyara. Niwe witwa Elizabeth, nyina wa Yohana Umubatiza. Uwa gatatu ni Mariya, nyina wa Yesu.
Mariya nyina wa Yesu n'ubundi ni wa wundi wabwiwe na marayika kuko inda afite asamye ari y'umwuka. Uwo ni we Mariya nyina wa Yesu uvugwa nk'umuntu mukuru muri ubu butumwa bwa Luka. Nanone umuntu wa kane akitwa marayika Gaburiyeli. Marayika Gaburiyeli niwe marayika ujana ubutumwa. Nituja kugira amahirwe tugakomerezaho, tuziga n'abamarayika n'imirimo yabo. Ni buri marayika agira icyo ashinzwe. Uyu marayika rero Gaburiyeli ni umwe mu bamarayika bashinzwe kujana ubutumwa. Tuzagera aho twiga naho tuziga abamarayika n'imirimo bakora n'inzego zabo. Uyu marayika niwe ushinzwe kujana ubutumwa, kohereza ubutumwa. Igihe ndibuka ko igihe Daniyeli igihe cya Daniyeli haje marayika niwe wari wazanye ubutumwa kuri Daniyeli ari wasenga. Igihe yasengaga ari ku ruzi rwa Hidekeli apfukamira asenga. Hanyuma rero ngo amasengesho yiwe arimirwa. Usomye igitabo cya Daniyeli tuzasanga igihe cya Daniyeli yarasenze ibyumweru 3 minsi 21, ariko amasengesho agira inzitizi kuko amasengesho umuntu agishishikara gusenga, amasengesho yiwe azayumvikana, ariko hanyuma agira inzitizi, ararwanwa. Umwami w'ikirere arayimira, ariko ubutumwa bwari bwaje. Hanyuma haje kuza undi marayika w'intambara ariwe Mikayeli, nawe tuzoja kumwigaho nitwiga inzego z'abamarayika, ariko aza gutabara uyu marayika Gaburiyeli. Hanyuma ubutumwa bugera kuri Daniyeli kuko uyu ni marayika ujana ubutumwa, message. Umuntu wa gatanu ni Yosefu, ari we se wa Yesu. Se wa Yesu mu buryo bw'umubiri, ariko si wo mubyaye kuko yari yarashakanye na Mariyamu cyangwa se na Mariya samani, ariko nanone ndetse ashaka kumubenga rwihishwa kuko yari yamenye kuko afite inda cyangwa atwite inda, asamye inda kandi atari yiwe. Ariko nanone kuko Imana yari yaramuhisemo kuko ari we umubera mubyeyi, arabyumva. Marayika amubonekera mu nzozi aramubwira ngo tumubenge kuko inda atwite ni y'umwuka wera, asamye inda y'umwuka, azabyara umwami. Kuko Yosefu yari umuntu mwiza, umuntu w'umwitonzi, umuntu yubaha ijwi. Hanyuma aba ari we witwa n'ubundi umubyeyi wa Yesu, niwe wamureze. Yitwa n'ubundi umubyeyi wiwe nyine kuko niwe wamureze, nubwo atamubyaye mu buryo bw'umubiri, ariko yaramureze, yitwa umubyeyi wiwe. Uwo niwe wa gatanu uvugwa muri ubu butumwa, umuntu w'ingenzi, umuntu mukuru, ari we Yosefu. Wa gatandatu ni Yesu Kristo ubwe. Yesu Kristo muri ubu butumwa aravugwa kenshi, aravugwa cyane. Amateka Yesu, uyu witwa Luka wabwanditse ubutumwa yamwanditseho byinshi. Iki gitabo cyangwa ubutumwa bwa Luka buri muri biriya bitabo 3 z'ubutumwa byitwa ubutumwa buhuje, ubutumwa buhuriyeho byinshi. Nibwo butumwa busa. Icyongereza kibwita ngo ni synoptique. Sasa ubwo nibwo butumwa busa, no kuvuga ko Yesu yanditse
byinshi. Amateka Yesu cyane aravuga mu butumwa bwa Luka. Hanyuma rero Yesu aravugwamo cyane. Uwa karindwi n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ariko nanone ni wa wundi Yesu. Yesu avuga nka Yesu Kristo ubwe, nanone akongera akavuga nk'umwana w'umuntu, kuko yakoze nk'umwana w'umuntu, yavuze nk'umwana w'umuntu, aboneka nk'umwana w'umuntu w'intungane. Ubwo ni umuntu wa kane uboneka muri ubu butumwa. Hanyuma uzosanga Yesu kandi usange ari umwana w'umuntu w'intungane. Uwa munani haravugwamo abungeri. Abungeri nanone baravugwamo amateka yabo, kuko ababungeri ni bande? Ni ba bandi bakiriye Yesu, kuko ivuka rya Yesu ngo yari yabuze icumbi, ariko aza kuvukira mu bashumba, mu bungeri baramwakira. Niyo mpamvu rero iyo twiga Bibiliya cyangwa se iyo tuyigisha, dusanga abantu bose bayisangamo. Haba abungeri bafite amateka bavugwa muri Bibiliya, haba abahinzi. Iyo turebye abantu banditse Bibiliya, barimo abahinzi, barimo abami, barimo abasirikari arizo ngabo, urugero nka Yoshuwa, harimo abagore, harimo abantu b'ingeri nyinshi, b'amoko menshi. Niyo mpamvu Bibiliya abantu bose bayisangamo. Rero mu bantu bakuru dushoboye kureba muri ubutumwa bwa Luka, ni aba bantu uko ari umubare ugize abantu 8. Nibo bantu bakuru, nibo bantu bavugwa cyane, amateka yabo bagize icyo bavuga. Hanyuma dusoreza icyo gitabo tuvuze abantu bakuru. Hanyuma rero tuzakomerezaho ubundi butumwa kugira ngo turangize ubutumwa bwose. Nituja kongera tuzohera ku butumwa nk'uko bwanditswe na Yohana, kugira ngo dukomerezeho ubutumwa bwose. Ubwo twavuze ko ubutumwa, ibitabo by'ubutumwa ni ibitabo bigera kuri 4. Ikindi cya gatatu turangije, tuzokomezaho icya kane ubutaha. Hasigaye twakire ubumenyi kuri incamake y'ubutumwa.